Yitwa Josh Ishimwe, umusore wamenyekanye mu ndirimbo zihimbaza Imana, umusore w'umuhanga mu njyana gakondo ariko ahimbaza Imana. Uyu musore wakunzwe n'abatari bakeya ku bw'uburanga bwe afite n'igihagararo. Abantu benshi bamukunda bavuga yuko asa n'umusore w'inyangamugayo, uri inosa, nyine w'imico myiza mu myifatire n'iyo avuga muba mubibona ko acishije bugufi. Rero uyu musore amaze imyaka 3 mu muziki nyarwanda, ariko bivugwa yuko avuga ko ari ibintu yinjiyemo afite ubwoba, nyine yabyinjiyemo yikandagira yumva abantu batazabyakira neza kuko byari ibintu bishyashya ku isoko rya muzika mu Rwanda, ariko abyinjiramo arabigerageza, agakoresha indirimbo zo mu nsengero cyane cyane Eglise Catholique n'izindi ndirimbo za gospel, ariko nyine akoresha uburyo bwa gakondo. Ikindi kintu abantu bamuziho bamukundira, ni umuhanga mu bintu bijyanye no gusohora abageni. Murabizi kuriya kuntu abantu basohora nyine abageni babaririmbira, rero rwose ni umuhanga muri byo, abantu barabimukundira pe. Rero ku bantu b'abafana be cyane cyane abakobwa, musubize amerwe mu isaho, ibintu byisobanuye, amata yabyaye amavuta, umuntu yabonye uwe. Rero uyu munsi atitaye ko akunzwe na benshi nyine muri Kigali cyane cyane ku myaka ya 25, murumva uyu musore yavutse muri 2000 afite imyaka 25, ni ikinege. Afite mama we gusa, avuga yuko ari n'ibintu byamuteye igikomere kuba ataragize amahirwe yo kubana na se. Rero urumva mwene abo bahungu bavuga yuko baba bakunda ba nyina cyane, baba bakunda ababyeyi babo b'abamama, kuko bavuga yuko ntabwo byigeze biteza ikindi kintu cy'ikibazo ko mama we yabaye mu mpande zombi, yabaye mama we aba na papa we mu buryo bwose. Ku bantu mwibuka indirimbo yakunzwe cyane yo muri Eglise Catholique, ndabyibuka niba mbyibuka neza, iba mu mitwe ya benshi, yitwa Reka ndate Imana Data, numva ari uko nguko ivuga. Aha jye sinaririmba kuko iri jwi murumva ko ritajyanye n'iyo gahunda. Twe turamya Imana mu bundi buryo, ibyo kuririmba byo twaba tubeshye. Rero uyu musore yagize atya mu buryo nyine abantu batari bazi, kuko ni umuntu udakunda gushyira ibintu bye cyane ku mugaragaro, umuntu akunda kuvugaho, umuntu akunda gutindaho cyane ni mama we, amuvuga ibyiza, amurata, mbese mama we ni byose ku buzima bwe. Rero nubwo wumva yavutse wenyine, yisanze aba muri famiye, ariko abana n'abafamiliye n'abakuze be n'abakuzini, kubaho nyine ari ikinege ntabwo byize byo bimutera ikibazo cyane ngo bimutere igikomere, ariko kuba ataragize se, mama we mu nshingano ze avuga yuko yazujuje uko ashoboye, ariko ikintu cyo kuvuga yuko kumva ko ngo yavutse ari ikinege bikaba byamutera ihungabana cyangwa ikibazo, byo ntabwo rwose byari ibintu cyane, yuko anavuga yuko kuba yarasanze ari ikinege yizeye kuzavamo umupapa mwiza w'inyangamugayo, kandi akazabyara abana bakamubera iki, bakamubera n'abavandimwe. Rero nibwo buryo ki ku myaka ye 25 afashe umwanzuro udashobora abasore benshi, kuko imyaka 25, aho muri iyi generasiyo biragoye ko umuntu w'imyaka 25 cyane cyane ku basore yapfa gufata umwanzuro wo gushaka. Muri Kigali bwo rero bikaba ibindi, ariko we ku myaka ye aranzuye, agira ate, arashaka. Ni ibintu nyine ubona byatunguye abantu benshi, abahanzi benshi babyishimiye, abantu benshi bari kumubwira ati congratulations, abantu benshi bari gutekereza ko yaba ari muto cyane, ntabwo mbese bari kubyumva bamwe. Urumva abantu benshi bashyira mu majwi abantu benshi ngo bakuze kandi ngo bifite, bari muri industry, batari bashaka, bakagenda bahuzahuza n'imyaka yabo, bakavuga cyane abantu bitwa ngo ba papa sava,
na ba Bamenya ngo na ba Rocky, nyine bari kubigereranya n'imyaka yiwe bakumva ntabwo bishoboka, ariko noneho byashobotse, byabaye, ni ibintu bisanzwe. N'umuntu w'imyaka 20 ashobora gushaka bigakunda, amategeko apfa kuba abimwemerera. We rero nibwo buryo ki yateye intambwe. N'uriya mukobwa avuga yuko biganye ngo mu mashuri ya troncome o level C, urumva bari baziranye ariko mu rukundo ngo bamazemo imyaka 3. Rero umukobwa aba muri Canada, ariko umuhango wo gutera ivi wabereye mu gihugu cy'Ubufaransa, urumva ubu niho bibereye. Rero congratulation kabisa ko ntambwe yateye ntabwo ari ibintu bishoborwa n'abantu benshi, ku batipe bwo biranagorana bafite imyaka ingana kuriya. Ni ukuri abafana be turabyishimiye. Abakobwa rero mwumvaga yuko Josh ari uwanyu, muzamurota mugatangira no gutekereza mwabyaranye mufite n'abuzukuru, ni ukuri musubize amerwe mu isaho, inkweto yabonye iyayo. Rero kubera ko nta giti kibura inyoni kigwaho, humura nawe uzabona uwawe. Umuntu watangiraga kurota Josh akumva rwose azasenga bigakunda, ubu ibintu byabaye ibindi. Yiboneye iki? Yiboneye umusheri we bari kumwe, muri kubibona ukuntu bafite ibihe byiza. Rero ni ishema cyane ku mubyeyi nk'uriya uba yarabyaye umwana umwe w'umuhungu, we niwe ubifilinga akabyumva, ni ukuri abyumva kuruta abandi bantu bose. Noneho ku muntu warabyaye umwana umwe aba afite amatsiko yo kuzabona abuzukuru, noneho kubona famiye irimo abandi bantu byitwa ngo bamukomokaho, nyine aba afite amatsiko menshi cyane. Urumva ukuntu anezerewe, urumva ukuntu yishimye, urumva ukuntu mbese muri famiye bafite ibihe byiza bidasanzwe cyane. Mbese arabyihutishije ku buryo ki ntekereza yuko n'umubyeyi we ari ibintu yifuzaga cyane. Umubyeyi nk'uriya abavuga nzabona abuzukuru wanjye, nzabone ubukwe bw'umwana wanjye, nzabona abuzukuru, mbese aba yifuza kubona afite famiye noneho yuzuye kandi biturutse ku maraso ye. Urumva rero ni ibintu by'ibyishimo, ni umunezero, mbese ni ibintu by'akataraboneka. Urumva ku bukwe bwo bizaba ari ibindi. Rero guys, abantu bamufana, abantu bamukunda, mufatanye nawe kwishima, mufatanye nawe umunezero. Murabyibuka akorera mama we ibirori, byari ibintu by'akataraboneka bisanzwe. Bavuga ko abasore bakunda ba mama wabo banakunda abagore babo cyane, babitaho. Bivuze ko rero abakobwa bamukundaga mbe musenyera uwundi mushinga, kuko murabona yuko ibintu biri kujya mu buryo, ubwo nyine cya cyifuzo wahaga Imana kirarangiye. Bye bye.